Igitabo cy'Intangiriro umutwe wa 26. Izaki na Abimeleki. Mu gihugu hatera indi nzara itari ya yindi yateraga Aburahamu akiriho. Izaki ahungira i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisiti. Uhoraho aramubonekera aramubwira ati ntumanuke ngo ujye mu Misiri, ahubwo uzature mu gihugu nzakubwira. Uzagume muri icyo gihugu, nzaba ndi kumwe nawe kandi nguhe umugisha. Kuko we n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nkazakomeza indahiro narahiriye so Aburahamu. Nzagwiza urubyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo mu kirere, kandi nzabaha ibi bihugu byose. Imiryango yose y'isi izabaherwamo umugisha. Nzabigirira Aburahamu kuko yanyumviye akita ku mabwiriza n'amategeko yanjye, ku matangazo n'amateka yanjye. Izaki niko gutura i Gerari. Abantu baho baza kumubaza ibyerekeye umugore we. Arabasubiza ati ni mushiki wanjye. Atinya kuvuga ko ari umugore we, kuko yari afite ubwoba bwo kwicwa n'abantu baho bamuhora Rebeka wari mwiza cyane mu maso. Amazeho igihe kirekire, Abimeleki umwami w'Abafilisiti arungurukira mu idirishya abona Izaki akina n'umugore we baseka. Abimeleki ahamagaza Izaki aramubwira ati biragaragara ko ari umugore wawe. Ni kuki rero wavuze uti ni mushiki wanjye? Izaki ati nuko nibwiraga ntibe kunyica bamumpora. Abimeleki ati ibyo watugize ni ibiki? Habuze gato ngo hagire umwe muri twe uryamana n'umugore wawe. Ubwo rero uba waraduteye gucumura. Abimeleki aca iteka mu bantu bose atuzakora kuri uriya mugabo cyangwa se ku mugore we azapfa nta kabuza. Izaki abiba imbuto muri icyo gihugu, uwo mwaka yeza ibingana n'inshuro 100 z'ibyo yabibye. Uhoraho amuha umugisha, uwo mugabo gikomerezwa agenda arushaho gukira bigeza ku bukungu bw'akarenga. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi. Izaki na Abimeleki bagirana isezerano. Abafilisiti bagirira Izaki ishyari, nuko baza gusiba amariba yose abagaragu ba se bari barafukuye Aburahamu akiriho, bayuzuzamo ibitaka. Abimeleki abwira Izaki ati genda tuvira aha, kuko usigaye turusha amaboko cyane. Izaki arahava ashinga amahema ye mu kibaya cya Gerari aturayo. Asibuza amariba bari barafukuye se Aburahamu akiriho, kuko Abafilisiti bari barayasibye Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Izaki bafukura muri icyo kibaya, bahasanga iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'abashumba ba Izaki bavuga bati ni ayacu. Iryo riba Izaki aryita Eseki, ari byo kuvuga impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina, ari byo kuvuga ngo inzangano. Ava yafukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehovoti, bigasobanura ahagutse, kuko yavugaga ati noneho Uhoraho adushyize ahagutse, kandi twasaruye imbuto zo muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uhoraho amubonekera iryo joro aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu, witinya kuko ndi kumwe nawe. Nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Izaki yubakayo urutambiro, ahambariza izina ry'Uhoraho, ahashinga ihema rye, abagaragu be nabo bahafukura iriba. Abimeleki aza kumusanga aturuka i Gerari, azanye na Ahuzati umujyanama we na Pikori umutware w'ingabo ze. Izaki arababaza ati niki kibazanye hano kandi munyanga mukaba mwaranyirukanye?
baramusubiza bati twabonye neza ko Uhoraho muri kumwe, turibwira tuti reka tugirane amasezerano ashingiye ku ndahiro. Ngaho rahira ko utazatugirira nabi nk'uko natwe tutayikugiriye, ahubwo twagufashe neza tugusezerera amahoro. None Uhoraho akaba yaraguhaye umugisha. Nuko Izaki abakorera umunsi mukuru, bararya baranywa. Mu gitondo cya kare barabyuka bagirana amasezerano, hanyuma Izaki arabasezerera bava iwe amahoro. Uwo munsi nyine abagaragu ba Izaki baza kumumenyesha iby'iriba bari bafukuye, bati twabonye amazi. Iriba ni ryo kuryita Sheba, n'umugi ririmo Berisheba, ari byo kuvuga iriba ry'indahiro. Wararyitiriwe kugeza na n'ubu. Ezawu arongora. Ezawu amaze imyaka 40 arongora Yudita umukobwa wa Beri w'umuheti, arongora na Basemata mwene Eloni w'umuheti nawe. Abo bagore babuza amahoro Izaki na Rebeka.